wanjye yitwa Nzabazengereza karaga ko gatukereka ikigo numva niyo ntego ariko none hageze naho yambara imyenda okay nari bikore gusa nushaka ucishe make pe cyangwa umuyisume yawe ndaje mwerekere ngiye gukora cagingira iyo phone ndaje iki gifone kiwe uriya mwana mbonye hanze nuwaye koko cyangwa n'umujura wajanga use waba bamuzanye muri ino nzura ninde waba wamuzanye ibintu ntabwo bishoboka ngize umushyitsi ni gutya nyine tu ahubwo se uriya ninde mbonye hariya hanze uriya mukobwa mbonye hano uriya uvuze ngo iki ngo yaramutoraguye so mbazi iyo yamutoraguye yaramuzanye yazanye noneho umuntu yatoraguye muri ino nzu nyumva ngewe narabivuze benda kuba yaganirije nde nawe wagiye kubona ubona ndamuzanye namuteretse mu nzu gutya ngo uyu nguyu ndamuzanye mu muhanda muvanye mu muhanda katatugishije inama nuko ari we mukuru se basigiye ino nzu nyine mpamvu ari kwigira kuriya ntabwo mbizi ahubwo bavuze ukuntu banyanga baracyanyanga kwa David ibintu ari kwigira muri ino nzu ntabwo ari byo nyine wowe ugira ikintu ukora ngewe twarasakuzanyije turatongana ukumva uriya mukobwa ngo ni Chantal bamwita Chantal uriya batora Chantal nta zina rya kabiri agejeje ku babyeyi se nimba ari uwaje wamubajije ngo yitwa Chantal Mahoro noneho uyu wo mu rugo umva yaranyishe narabimunavuze Mahoro nawe yarabizi ko bazanye n'umuntu wandi ntabwo yarabizi twese twari twicaranye na Mahoro kumva tubona David yinjiranye mu mukobwa tugira ngo umugore atuzaniye umugore none si ubundi tuzi yaramukuye none se wambwiye ngo baragitoraguye ubizi ute se niba yaratubeshye aragitoragura ariko ngiye nasohotse yarambwira ngo ni umujura uze kutwibira yamambasi yazo niyo twigirira ubona asa n'abajura ndagaswinyenye wowe so we ntiwabibonye mwana we ntiwabibonye wera basisoye ukuntu urabigenza niwo ukuzi kumva njyewe byaracanze ubwo rero uruhare rusigaye ni urwawe ubwo nimba nuza Mahoro abizi na nuza na David nawe akabimenya ka Chantal ni kazatwiza ahubwo n'amakuru uzi ukuntu Mahoro yavuze ngumva ngo azajya yambara imyenda yanjye arare mu buriri bwanjye urumva arare mu buriri bwanjye mani tunasangire nawe baza dusangira wowe iki wowe nyine unararane nawe warasaze uwo muzanye niwe bazararana banasangira warasaze uwo muzanye ari we bazararana basangiye bakurira ikindi ngenge n'ibindi agerarana na Mahoro ajya mugaburira amusasire kandi none ayo mafaranga ntabwo azava mu nzu zacu abazaba bagenda bayakuremo ikintu nimba ari n'ibiyede nimba ari ibiki ariyo bamugaburisha ibyo ngibyo niba bimbwira ibintu byo kuzana abantu ntabwo ari amahane kuko bajya bavuga ngo ni njye mugome ariko ni wowe ukibuye ntabwo ari amahane kandi nawe utangiye nawe kurengera uri kunyita umugome ntabwo ndi umugome ikibazo ni uko nyine ni ya poro y'abantu banibayiye batanu uri muri kubyumva Mahoro utuntu ahubwo umubwira Mahoro azagusohoka yarambwiye ngo urukumva se mudasangiye karabaye nyine mudasangiye se yazagifata nacyo muhita babajyana muri hoteli imwe mu musangiro wuzuye akasha mwana n'ubundi wabyemye kandi wabyemye umwana mwiza umva nsigaye nirirwa hano mu rugo ikigo igose urumva atari wabaye umwana mwiza
uyu mwana mwiza wowe ubwana bwiza akareka ni nawe wundi ukuntu nawe uri kurashaka kukavugira ko nta kantu kawe nuko bari banyisherega uzi ukuntu muvuga ninde wari ugiye kukwica kariya gakobwa bazanye ukuntu ari kabi noneho mwumvishe neza ntabwo wakabonye wowe katambutse ngira ngo nakashura neza njyewe reka mubwire wiseka ndiseri nikaguma ahangaha bakakagumisha tuzahangana njye nako wenyine vuga ngo nanjye gute nyambarira imyenda akanyambara inkweto akarara no mu njye nkararana nawe reka nawe ibyo bintu ukumva ibyo bintu bibaho se nyine agerana hano kuri rusima naba hari yirukana tugiye kumukorera iki reka tumushyikirize amazi umva tuyamusuke hari kuzamuka mu miryango gati bite iki uzi ko usetsa wowe uri kumbaza ibitenge byawe njyewe nari mubajije ko ntacyo ahubwo se iyo myenda wayigure iyo pantaro wambaye uzi nyirayo nayisatse yarandayambaye we sandari we yambaza sori gato iyi pantaro uzi yuko ari iya David wambaye nisa ariko se nakuze ko ipantaro y'umuhungu n'umukobwa nitwa Mukisha wavuye igitenge cyanjye wankiboze nta gitenge cyawe ntabonye ndi kukubaza wavuye ntabwo bababwiye bande batubwira uyu se yari ahari wigeze umubona kenshi cyari kinzanye rero naje kubaza agatesi igitenge cyanjye ko yaba yabonye ese ubu ni njye njyenyine uba muri ino nzu ubonye yuko ariho nari mbonye ni nacyo kintu cyane kwambara imyenda ariko murumvikana wambarana na musaza wawe ntabwo nari nzi ko ari iyi ntabyo wari uzi ko ari iyawe wowe iki yitwa Nzabazengereza kari agakobwa tukereka ikibo numva niyo ntego ariko noneho hageze n'aho yambara imyenda none se utagiye ukameze hano bigari inzu abandi bari hehe niba uhari biva gatatu umuntu utishimisha byagenze igitenge cyanjye nta kibazo ubwo iki ese hari abantu binjiramo hano mu gipangu barakira nabajije gatesi ambwira nabi bikanisukura ndabwibwira cyangwa ni gatesi wakigurisha none se noneho n'imyenda wambaye ya David ubu nawe gusanga urabigenza nzamfasha basi n'icyo gitenge umva reka nze njye kubaza gatesi ninsanga hari icyo yakimajije kibi arambona hanze njye no kukurebera imyenda ube wambaye David ni nayo gusanzemo ntabwo twamukira nta kibazo wamusaba reka noneho gatesi umunsi ntabwo ari bumire nta soni karaho kicaye gusa ukumva nta kibazo ufite ibintu wakoze ni ibiki ngombwa ki ubundi uri kunyumva neza ibintu ndi kukubwira igitenge cy'undi mwana wagisize nayizone n'ikindi ugiye kumbaza ntacyo ese gato wagiye ugira umutima w'abantu mfite wiki urabona mfite wiki nyine nshaka ngo umbwire ngo kimajije iki
wakijugunye cyane ngo nguki ugira cyane wakijugunye ikize ntabwo cyane cyo kubika muri none se cyari kikubangamiye iki hari umwanda wari urimo undi si umwanda wo umva nukenera yuko yambara uzagenda umugurira imyenda ndaje ndamuha cya kindi wogana nta soni uzi ko sesa wibeshye nanjye nawe imyenda yawe ubwo nahita nagayitwika uvuze ngo iki cyane utwika cyane ubundi ubona uri umuntu urabona ndi iki mama yabyaye iki yabyaye abantu uri kumva sha njyewe ubu ngubu uba wanyumeje pe ukifata uwatumye yambara imyenda ya Davide kubera wowe kuzi ko nta myenda yazanye wavuze yuko ari sheri wari sheri wande se yambara imyenda kuki atambaye iyanjye cyangwa iyawe se niyo yabonye hafi sawa kandi igitenge cyo wari wazanye byawiriranye nyine ubwo nuko ibyo ngibyo se bigeze babitubwira bajya kumuzana nyine yigeze abitubwira gusa ntabwo ari bubure imyenda yo kwambara kandi uyifite nawe urayifite uri kubyumva neza ariko igitenge cye cyo ndamuha cya kindi nzamushyura kandi ngiye kukimuha nyamusukeho ndabimubwiye ko ngiye kukimuha uzibeshye yamumenewe sawa tuzahareba uyamumenaho nawe uyamenaho okay nari bikore gusa nushaka ucishe make pe cyangwa umwisume yawe ndaje mwereke ibintu ngiye gukora ncagingira iyo fone ndaje iki gifone cyiza imyenda yanjye bamwe manye na data n'abatwara ninde wakubonye yambaye hari umuntu wakubonye siko wavanye babarira pe ntabwo nari mbizi ko ari bo bavuze ngo iki nyine mu mahoro yambwiye ngo wajya ugenda se ukabagira imyenda yo kugira ngo wambaye imyenda yanjye ntabwo nari nzi ko ari yawe umva ariko nimba ushaka ko tubana nawe rwose ibintu byo kwambara imyenda yanjye bibaye si byo ntabwo nzi uri gukora iki uri kumesa se uri kumesera ndetse nayo ndi kumesa n'imyenda nayo nsanze hano mu ibasi nanjye se wamisize nta kibazo nari hari indi myenda nari nabonye ndaza kureba ko ari iyawe n'amabogisi ndaje nyazanye urabona se atari ku yamiseye n'amabogisi nzi kuri butubere icyo gitenge se ni cyane si icya gatesi cya kindi nyine cya gatesi yongeraho hakuruje nyine se nkoze uragira ngo muze guserera tuduserera se iki ntabwo ariwe wajugunye cya gitenge uyu nguyu yaje yambaye ntabwo ariwe wakijugunyira yakijugunyiraga iki umva ahubwo ushaka nakikwaka ntuzakivuge kandi ntukamwisuzuguze kariya ntabwo akize akira wamuhaye wese ubundi wajya kurwana n'ubundi ujya kumukira imyenda iteze ndetse nyine yimujugunyira n'abandi barwaza nawe ati mesere reka nawe binegere hano mu rugo nta mubyeyi n'umwe tubana nawe twebwe twarerewe kwa mama wacu rero ntabwo nyine twese ariko twumvikana noneho byabaye akarusho kubera ko waje hano twese siko tubyishimiye gusa nyine ugomba kwihangana ukabinyuramo nta kibazo ariko ntabwo nzatinda n'ubundi pe ntabwo uzatinda ntabwo uzatinda ese ari ubwo ufite aho kujya kuba none se abavandimwe banyu batangiye kujya bamena gutyo simbizi pe none se wava aha ngaha ukajya he nanone shama iyo mba nagufite nta nubwo nari kwemera kuza muri uru rugo pe cyane nyine gukomeza wihangane urumva kandi ubuzima buzahinduka erega na bagatesi nabo bahinduka bakaba banabizi wasanga ari uko wenda ari bwo cyiza ntabwo mbizi gusa pe nta kibazo ubona ko unyitayeho muri make ndagushimira pe nyine biba bikwiye kubera yuko buri muntu wese reka ntabwo ubuzima bubi yabura kubunyuramo ku buryo wafata mugenzi wawe nawe nta kibazo usaba urakoze nanjye reka ndangize gukurira
ndabona n'imvura igiye kugwa iyo myenda uze kuyizinga kuzayanika sibyo nta kibazo ngiye gushaka ibyo gutera Meze neza se? David nagushaka. David ni sosoro. Ako David kamubaza kandi no kuri iyo phone mubaza. Dubureze baby. Abo baby bawe ubaretse rwose. Kubizi hano twebwe ko tutangana nje nawe. Subizi Vuga wicaye. David bawitonze. You understand? David Do you understand? nyubaha nanjye mwubaha. Sibyo? Speech. Kira kibici wazanye muri runo rugo n'icyayi. Ikihe kibici? Kira kiguriki nabonye hano hanze n'icyayi. Ikihe kiguryi? Kawe kiguryi ndi kunini. Kira gikobwa watoragura. Ni wowe kiguryi ndi kunini. Nje nabimenye neza ko wakizanye. Ikihe se natoragura? Kira gikobwa nabonye hano hanze. Ase ni ikihe gikobwa? Nanga ko mu rugo tutagira igikobwa. Tugira umukobwa. Ngo ni cya Chantal. Chantal uramwibagiwe? Chantal. Cyangwa nawe uramuzanye nawe ugiye kumufatanya no mu bezi wawe ndi kumva kuri iyo phone. Kumvishe. Umva rero David. Nakubwiye. Nagusigiye runo rwo kugira ngo urinde umutekano wawe. Utangiye kuzana abajura hano mu rugo. Noneho mubonye no mu nakubwiye ngo uzajye hari ikindi. Kana nicare pe ariko nyine tuganire n'abantu babaga. Badusigiye urugo sibyo? Indozi. Badusigiye urugo. Nyindoruzi. Ndabyumva nubwo kize mu bwinshi ariko turavukana ubimenye sibyo? Rero kujya kuzana uriya mukobwa ari kutugisha inama. Watugishije inama. Nakubwiye ngo nta nama. Ako ngiye reka mubwire. Uriya mukobwa wazanye ruvamo cyangwa nduvemo. Nikubwiye cyangwa mwe twese turuvemo tuguti. Kamubwiza ukuri. Uzabona kaga kabera muri ino nzu uyu mukobwa kiba mwanga. Ahubwo nangere kamubwiza. Simbikubwire David. Ahubwo nangere kamubwiza. Uzaba wirebe. Nutamwoba. Nigute ubundi ati nutimuka abantu mungana nawe. Mukazana igitenge cya mutesi nta n'isoni. Mukagihereza iriya bici. Nakubwiye ngo nutamwoba. Uzasohoka muri iyi. Mwebwe numva nababonye ibintu mushaka. Ahubwo nushaka kumva. Akajagari kaba kagiye kuba muri ino nzu mwebwe mukazana. Kababwire David. David. Tugasana wowe. Uvuze ngo ndimbwa nta soni ndimbwa uzanye umugore wa kabiri none utajya kuvuga ngo ndimbwa